n'umunsi wa celebration. Sibyo? Niba utumva Kristo muri wowe n'umunsi wo gusenga. Ndakurahiye kuri kumwe kuko mfatikanije na Bibiliya n'umunsi wo gusenga. Kubera ko twibuka ko Yesu yatsinze urupfu na kuzimu, yicaye iburyo bw'isumba byose. Amen. Ntabwo ari wowe wenyine yatuzukanye. Ntabwo ushobora kunyumva ngo byo murahije ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yazukanye, ubu nicaranye nawe iburyo bw'Imana isumba byose. Nicaranye nawe iburyo bwa Data. N'umwana nanjye nkaba umwana, n'umuragwa nanjye nkaba umuragwa. Ntabwo nyiri ikibyarirana. Tuvuge haleluya. Umushobozi iyo umuntu atatumva urupfu rwa Yesu muri ushobora kumubwira Pasika mu byumva. Ndabizi ko hari aho byakonje, birashoboka kubw'ibihe, kubw'ibibazo, kubw'isi, kubwa Satani, natwe ubwacu imibiri yacu. Ariko Imana ishimwe ko iturebera mu rukundo rwayo. Iturebera mu rukundo rwayo. Reka mwibutse ngo ntaho uragera harenze urukundo rw'Imana. Ntaho turagera, ntacyo turakora kirenze urukundo rw'Imana. Still turacyari mu rukundo rw'Imana, turacyari mu mbabazi z'Imana. Hari ibintu bine: hari urukundo rw'Imana, hari ubuntu bw'Imana, hari imbabazi z'Imana, hari imbaraga z'Imana. Mwabyumvise? Kandi ibyo nibyo bigize umusaraba. Ibyo Yesu yakoze byose yabikoreye muri izo minisiteri ko ari zimwe: urukundo rw'Imana, ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana n'imbaraga z'Imana. Tuze tugume hamwe twumve ijambo ry'Imana. Kandi ndaganira nawe umwanya mutoya, wenda nimugoroba turaza kubona umwanya, ariko turaserebera nimugoroba we, turahimbaza, turaririmba, dusenge, twumve ijambo ry'Imana n'urupfu rwa Yesu. Turakora defile idasanzwe aho turiko twibuka Yesu Kristo icyo yakoze ubugingo bwawe. Amen. 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 Basha gerageza nawe kumuragana tuvuge ngo amen. Amen. Bibe gutyo. Amen. Amen. Reka tusomera mu Imana. Ndasoma ahantu hamwe na ufite ahantu henshi, ariko ndagerageza kuza kubihuza. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 14. Reka duhere kwa 14 abahageze. Abaheburayo igice cya 10 n'igice cya 9 umurongo wa 14 rangiza kwa 14. Haravuze ngo kandi yinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. 13 haravuze ngo none ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu y'inka yizi iyo biminjiriwe kubahumanya ko byeza umubiri ugahumanuka, nkaswe murongo wa 14 nkaswe amaraso ya Kristo witangiye Imana agatangira
byatezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Uwamaraye n'ipfuye yose kugira ngo tubone ko dukora Imana ihoraho. Nimwakire ijambo ry'Imana. Amen. Reka dusenge. Sengera abatangira abataza amaturo n'imyacu, hanyuma dusenge twumva ijambo ry'Imana. Mana ihoraho, Mana idukunda, Mana itubesheje, Mana yaduhaye ubwenge tudatanze ikiguzi icyo ari cyo cyose. Ijambo ryawe riratubwira wakoze imirimo ikomeye iyo ba data na basogokuru batari gukora. Wadukoreye imirimo itangaje ndetse n'ubutunzi butari bushobora gukora, abana batari kubasha gukora, ababyeyi, imiryango ikomeye. Ariko ijambo ryawe riratubwira n'urukundo rwawe byatumye utanga Yesu kugira ngo umwizera ataribuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Iki gitondo turagushimiye, iki gitondo tugushyize hejuru, iki gitondo tukuvugirije impundu, iki gitondo turakubyinira, iki gitondo turagusenze, iki gitondo Mana turagutangiye, iki gitondo turamuha ibiganza byacu tuvuga imirimo wakoze ikomeye itangaje ku buzima bwacu. Niyo mpamvu twicaye aha, niyo mpamvu tuvuga ishimwe ryawe. Niko ijambo ryawe rivuga ngo igituma dutinyuka kugaruka mu maso yawe nuko tuzi kutwumva. Watugize ab'agaciro kubw'amaraso yawe, watugize abaragwa, utuvana mu kubata, nitukiri imbata twibohora, turitegereza mu rugo rwa data. Niyo mpamvu tugushimira, niyo mpamvu tugushimira, niyo mpamvu tugushimira, niyo mpamvu tugushimira. Bane natwe twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bamwe b'abanyakajwi birabigire ufi abo twabanye ku cyumweru nimugoroba, ngira ngo twatandukanye Yesu tumusize mu maboko ya Pilato. Murabyibuka? Rero uyu mwanya ndimo nagira ngo tuze kugaruka ku kamaro cyangwa agaciro cyangwa imbaraga cyangwa ubutunzi buri mu maraso ya Yesu Kristo. Mwabyumvise? Yego. Akamaro, agaciro, imbaraga, ubutunzi biri mu maraso ya Yesu Kristo. Sinkora detaye ya buri jambo, ariko ndabikomatanyiriza hamwe, ndabwiriza muri make, sindi bwigisha, ndabibumira hamwe. Mwuka wera afashe kubikaranga, hanyuma abiguhe nka repa ya none, nk'ifunguro rya none. Muvuge amen. Ifunguro ry'uyu munsi, Mwuka wera hamwe n'Imana hamwe na Yesu bari batatu, ntibajya basigana, ntibajya uwapfuye, ntibajya uwazutse ngo n'uyu cyangwa n'uyu. Ni Imana imwe mu butatu butagatifu. Agerageze adufashe gukarangira kugira ngo duhabwe ifunguro y'uyu munsi, kandi amuresheje turizera Imana Data wa twese, kuko ariyo igitanga Bibiliya. Naho ndikuvuye sindibugiye kubijyana. Rero ndagira ngo mvuge ubutunzi n'imbaraga n'agaciro n'akamaro kari mu maraso ya Yesu Kristo. Iyo uhereye mu isezerano rya kera, Bibiliya idutubwira
uburyo Imana yabaze inyamaswa isi yetarana. Imana ibaga inyamaswa yambika Adamu na Eva kugira ngo ibahishe isoni z'ubwambure bwabo, kuko bakoze igitari mu bushake bw'Imana bamaze kurya kuri ya mbuto baramuka. Bamaze kwambukirwa barihisha biremera ibicoce batinya ijisho ry'Imana. Ubu ni umuntu yamaze kuva mu bushake bw'Imana niko bigenda. Udusiga ugenda ufite urwikekwe nubwo abantu tutaba tubizi, ariko umutima wawe haba harimo akawe. Ariko ndagira ngo mubwire ko Yesu w'imbabazi, Yesu w'ubuntu, Yesu w'urukundo, Yesu w'imbaraga zikuvana muri urwo rwanda aracyahari, arahari. Reka mbabwire nange itangazo mvuge ngo Yesu ni muzima. Amen. Yesu ni muzima. Haleluya. Yesu ni muzima. Amen. Yesu ni muzima. Yazutse. Ariho. Nitangazo idateso umuntu atanaruha kuvuga. Nubwo isi iducunga, nubwo umubiri uducunga, nubwo Satani aducunga akadukubita hirya no hino, ariko Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Manifeshe niyangane ngende kuba Imana ifata inyamaswa irayibaga, nangize kuyibaga ivana ubu irabambika. Mwumva urukundo rw'Imana. Nariko nibaza Imana ibaza Adamu wose urihe, mwumva urukundo rwayo. Adamu ati sinshobora gutinyuka guhinguka imbere y'amaso yawe, byagenze bite? Nariye kuri yawe ni Adamu w'inzoka. Ariko byendaga kuvuga iki? Byendaga kugaragaza urukundo rw'Imana ihoraho no gusohoza umugambi wayo ku mwana w'umuntu, kuko Imana iturema yaturemye kuzabana nayo iteka ryose. Satani ni gukora uburyo bwose kugira ngo idutandukanye n'Imana. Imana ntibyayishobokeye mu rukundo rwayo, kuko mu rukundo rwayo iravuga ngo nzabana n'umuntu iteka ryose. Urupfu rumaze kwinjira n'icyaha kimaze gutandukanya umwana w'umuntu n'Imana, Imana yongera kandi igaruka mu mugambi wayo n'umuntu, iramwambika imena amaraso. Icyo cyashatse kuvuga imena amaraso. Amaraso amenetse nta nenge yari ifite. Inyamaswa byavugaga kuzamurwa kw'amaraso ya Yesu Kristo y'agaciro, y'imbaraga, y'ubutunzi, adufitiye akamaro kugira ngo twongere twemerwe mu mugambi w'Imana. Imana iravuga ngo kwegerana n'umuntu nuko hagomba kuba igitambo kimena amaraso. Muri ayo maraso nzajya mwitira ibyaha by'abantu bitwiki. None ntabwo ari ukubabarirwa bitwikirwe, ariko nyuma yo gutwikirwa hazaza n'amaraso atagira inenge. Nimo ndihuta, atagira inenge, amaraso y'agaciro, amaraso afite akamaro kuruta ay'inka n'ay'inyamaswa n'intama n'ibindi byatuma
Yesu Kristo. Ubundi nuvuga agaciro amaraso ya Yesu yaduhaye agaciro tutari dufite tugatwara. Amaraso ya Yesu nuvuga akamaro yatugiriye akamaro muri iki gihe tukiri hano ku isi, atugirira akamaro muri ubu buzima turimo. Buriya amaraso ya Yesu afite akamaro mu buzima bwacu tudashobora kubara ngo uvuge ngo rimwe kabiri gatatu. Uko ubuzima bwawe bumeze, ibigize ubuzima bwawe muri ibyo byose, amaraso ya Yesu afite akamaro muri ubwo buzima biteye ko birenze uko ubitekereza. Umugore yigeze gutanga yaravuga ngo yavuye mu kazi ataharusha, arangiza ageze muri salo asanga abana nabo barimo barasinzira, ubwana burakuza bakuri mumenyereye, mwarangiza aravuga ati Imana ndarusha none nakundi tugiye kuyamba n'abana, amaraso yawe atwikiye. Abwira abantu kumugire mu byuma byabo, arajya naho umugoroba bahingiye nk'umujura yafite ibyuma arakegera akajya gusiza. Bararyama abantu baragona, no wa mujura nawe aragona. Buriya amaraso ya Yesu umugore yahise kuyobora ku ijambo ati amaraso ya Yesu atwikiye, turaryama abantu mu maboko yawe. Umujura aragona, igitotsi kiragenda mu nkoko barimo bavyuka n'abana akubita ku gitanda bati umuntu arimo hano akajagari kaba karabaye. Barabyutse ngo bagira ati usanga harimo umusore ufite imbaraga n'ibyuma, n'abana badukaraza aricara muri salo ati tubwire meruka ninjiyemo hano imipango nari mfite yari yo kwiba, ariko mwamaze kuvuga ngo amaraso Yesu adutwikiye. Uko mwinjiye mu cyumba mujyana nanjye turafata none nicuye amasaha yeza hano. Urumva ko amaraso ya Yesu afite akamaro mu buzima bwacu. Hari umuntu wavuze aravuga ngo yinjiye mu modokari, aravuga ngo nibagiye gusenga mu gitondo, yinjira mu modokari yihuta no bakunda umunyabwira aravuga ati Yesu amaraso yawe atwikira aho tugiye. Impanuka iraba arasigara wenyine. Amaraso ya Yesu afite akamaro mu buzima bwacu. Mwemwe ibyo mureba n'ibyo mutareba, ibyo muzi n'ibyo mutazi, ariko amaraso ya Yesu aturimo, amaraso ya Yesu agendana natwe, amaraso ya Yesu aratugaburira, amaraso ya Yesu araturinda, amaraso ya Yesu atubera imiryango ifunguye ku buryo nta muntu ushobora kwinjira kubera amaraso ya Yesu. Mujye mwitabaza amaraso ya Yesu, muvuge amen. Mujye mwitabaza amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu atubabarira ibyaha byacu, amaraso ya Yesu araduproteje, amaraso ya Yesu afite imbaraga zikiza indwara, amaraso ya Yesu afite imbaraga zibohora. Tuvuge haleluya, haleluya. Amaraso ya Yesu birakomeza. Imana yabona amaraso igatwikira ibyaha by'abantu, biza bigeraho Imana ishyiraho abatambyi, birakomeza kugeza kuri ba Abrahamu, bari abatambyi, bari abapasiteri, bari abahanuzi, bari abantu yose. Ariko Imana yajya kureba umuntu mu mugambi wawe, hakabanza hakamenya iki? Amaraso. Ayo maraso Imana yareba amaraso ikibuka isezerano. Mwibuka ko yabwiye Adamu na Eva, iravuga ngo Adamu wumviye umugore wawe, nawe Eva wumviye inzoka. Itanga isezerano iravuga ngo muri uyu mudamu niyo hazakomoka uzakandagira wowe Satani mu mutwe. Bivuga ngo hari amaraso azameneka yandi atarayangaya tumenye. Ubwo maze kubahuza n'Imana ivuga itanga isezerano ry'igihe kizaza cya Yesu Kristo mu isezerano rishya. Biragenda birakomeza. Ibyo cyavuga byose kuva kuri Abrahamu, ba Isaka, byavugaga Yesu azanye igitambo kizima, ufite amaraso adafite inenge, amaraso y'agaciro, amaraso afite imbaraga. Birakomeza kugeza igihe cy'Abamose, igihe cy'Abisiraheli, umunsi bavaga muri Egiputa. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo Mose, icyo ngiye gukora muri Egiputa, kuko ndimo ntegura kuzababarirwa kw'ibyaha. Kandi ibi ngibi ubwo mugiye guhaguruka muri Egiputa bivuga iki? Bivuga ko ari ukubohorwa, kandi mubohorwa n'amaraso
inyama barazotsa ntabwo bazitetse, barazotsa umuteke n'isoko umurishe izo nyama. Ariko wumva ukuntu Imana igikora ubuhanga bukomeye. Yavugaga isoko, byavugaga imboga zisharira, byavugaga imibabaro ya Yesu Kristo azagira ashaka kuducungura. Intama byavugaga kuzaza Yesu n'intama, niko Yohana yavuze ngo buri umwana w'intama uje gucungura abari mu isi, uzakuraho ibyaha by'abari mu isi byose. Mubahe nimurangiza muburyo muhagaze, mufite inkoni mwibyo muzitwaza. Aricyo byavugaga nshaka gusubiramo. Ariko Imana ibwira Abisirayeli ngo uyu mwana w'intama nimumara amaraso muyasige ku nkomanizo y'imiryango. Ikindi cyaka murye yagira inyama irara, abatabishoboye muri iyo nzu mufatikanye n'abaturanyi bayo, ariko muyimareho. Nayo mpamvu Imana y'Abisirayeli ngo nimutoragura amana ntimuzajya mufata ngo murye nimurangiza gusigaza ibyo muzaryejo. Oya, nabagira mujye mufata murye amana muyirangize. Abayisigaga kubera wa mutima wo gutekereza ngo tuzabigenza. Ariko abantu Imana irakubwira ngo uduhe ifunguro ry'uyu munsi, uduhe ibidutunga. Twebwe uko turaporojegite by'umwaka utaha siko bimeze. Umuntu akarya waba ukiri muto urimo urangije kurya sitoke ikirimo ibintu, ugatangira gutekereza igihe ibi birashira, ibyejo biragenda. Namwe mujye mubitekereza, mujye mubitekereza cyane. Ndanekereza iyo mbona umuceri nkabonaga ukuntu urashize, ejo biragenda ngatangira kwiga aho nzabona ibindi. Niko mu buzima bigenda. Ariko reka mubwire, Imana niyo kwizera. N'ubundi byo tugera kubwira imbaraga zawe. Nimuzi ko hari ibyo dusiga mu kandi twabipanze, ariko ntishobora kureka kubipanga kuko turi abantu. Ariko nyamara Imana ishaka ko twizere buri munsi, kuko niyo iprovidinga buri gihe cyose, niyo itugaburira, niyo itwambika. Impamvu usanga umuntu apanga imyenda ikuzura tugahinduranya ni ukubera ni ya mitekerereze ya kimuntu. Ariko Yesu yaravuze ngo ntugire byo wihe umudafite n'ubu. Ntabwo byoroshye mu buzima bwawe, ntabwo byoroshye. Arababwira ngo nujye gutoragura amana birangira. Byavugaga ko niba bari umwana w'intama urangiza, ejo Imana niyo ihari, ejo Imana niyo mubyeyi wawe, niba tekera, niba karangira, niba gaburira, byose ni ukuvuga ngo muhore mwiringiye, muhore mwizeye imbaraga zayo, kuko niyo tugaburira. Uvuge haleluya, haleluya. Nicyo babwira Imana rero ibwira Abisirayeli, barabaga bararya abandi basigaho amaraso. Umurimbo uzaraza aca inzu zabo zose zisigaho hacabaye. Ko navuga akamaro k'amaraso, agaciro k'amaraso ya Yesu n'imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Muwarangiza Abisirayeli barahabwa ibitambo bagendaga batanga kugera umunsi y'abana batanze y'abari n'ibitambo. Imana iravuga ngo ngiye gusohoza isezerano ryanjye. Batangira guhanura no kuvuga kuza kwa Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru uruta abatambyi basanzwe babatambira ibitambo kugira ngo ibyaha bitwikwirwe. Bivuga kandi Yesu Kristo uzaza nk'igitambo kizima kiruta biriya bitambo byose, ari nayo maraso azira inenge, kuko buri gihe cyose bahoraga bitambira ibitambo by'abanya maraso ngo akabinjiza mu ihema muri bya byiciro ko ari bitatu. Ariko Yesu amaze kuza aba igitambo kizima kandi ngo bishima ngo aba n'umutambyi. Ariko Yesu ni umuhanga, aba n'umutambyi ugomba kujya kwitambira rimwe rizima rihagije kuruta bya abatambyi bayo. Arongera kandi ngo yinjira hera hahera, ahinjizwa n'amaraso ye. Tuvuge amen. Ahinjizwa n'amaraso y'intama cyangwa y'inyamaswa, ahinjizwa n'amaraso ye. Ngo amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Murabyumva? Amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Tuvuge haleluya. Haleluya.
generation none dubona n'abako abataraga n'abana kuba barabo. Amen. Ntabwo byumvise. Bazumvise. Buriya muzashaka mubyara kandi generation y'agatanu abuzukuru n'abuzukuru icyo Yesu yakoze kiteka maze kutubona ubutumwa bw'iteka bavuga ko Imana barabo. Amen. Abana batumva bafata barabari. Amen. Muri mukitira iteka ntabwo muzi icyo Yesu yakoze kuba amaraso ye n'iki kitatuma twishima kubyo Yesu yakoze amaze kutubonera gutungurwa Kwiteka. Amen. Hallelujah. Amaze kutubonera gutungurwa kwiteka iteka mu kizato iteka nta mwisho nta mupaka iteka n'iteka siko Yego. iteka Kwiteka. ntabwo uri kumva wowe ubwira umwuzukuru wawe umwuzukuruza wawe ubuvuzi bwawe bwarababaye wowe byumva mu bwenge bwawe abo mutarabya barababaye. Amen. wowe ninde wabikoze? Imana ishimwe kuba twaha Yesu Kristo. Imana ishimwe kuba twaha Yesu Kristo. Mu ijuru barareba ntawe, mu isi barareba ntawe, mu nda y'isi barareba ntawe. Yesu ngo aritokeza. Yohana wari kubireba wari muri filime ngo arareba abona inyuma y'umuhanda ngo se n'umwana w'intama yarabiwe ngo ceceka wirira ngo dore intare mu muryango wa Yuda iranejeje kugira ngo umwe kiriya gitabo cyari kirimo kiriya gitabo cyari mu mibabaro nta muntu wari kubasha kugira ngo gitinyuka byose imbere n'inyuma byarifatanye ariko Yesu wari ubishoboye. niho ku cyumweru batubwiye ukuntu bari bamusiragiza akajya kwa Pilato akongera akajya kwa Kayafa akongera akajya kwa Ana abatambyi n'abakuru b'abatambyi n'abandi bamusiragiza ariko kwari kugira ngo ibyahanuwe bisohore. Amen. Yesu watubonere gucungurwa kwiteka. Hallelujah. Imana avuga amaraso ya Yesu. Hallelujah. Tuvuge haleluya. Hallelujah. Tumaze kubona gucungurwa kwiteka Yesu aravuga ati ibyo byose ndaje byitanze. Bamukubita telefone baramusiragiza ntibari bazi icyo bari kubakora, ntibari bazi Yesu wari umwana w'Imana. Niyo mpamvu wasangaga yavuga ngo ni umutsima wavuye mu ijuru bikaba cyane, yavuga ngo ni umwana w'Imana kandi baramubonye yarayavukiye kwa Yosefu na Mariya ntibabyumva, akavuga ngo umuntu wese uzandya, umuntu wese uzanywa amaraso yanjye ntazongera kugira inyota ukundi. Bati unywa amaraso yawe wowe mwene Yosefu na Mariya tukurye, ntibabyumve. Ariko Yesu hari icyo yashakaga kubereka, yari babwira ko ari umutsima wavuye mu ijuru, akababwira ko ari we maraso bazanywa kandi bakabona ubugingo. Niko batubwiye, bavuze ngo abazarya umubiri wa Yesu bakanywa n'amaraso ye, abo ngo nibo bafite ubwo bugingo. Kandi yavuze ngo umunsi wo kuzuka nibo bazagira gute? Bazazuka, kubera ko twari umubiri wa Yesu, twanywa amaraso ya Yesu. Yesu wese ari muri twe kubera ko yazutse, natwe uwo munsi abawufite tuzazuka. Kuvuga amen. Reka muvane mu maboko ya Pilato, gira twinjire ku nsinzi ya Yesu. Amen. Kuvuga amen. Amen. Pilato aho bamusize n'umugoroba wo ku cyumweru, Pilato yarasohotse atereka intebe
umugore amaze kugira ngo naraye rwose yagicukurwa ku uwo muntu Pilato amusubiza abasirikare bijyanye Kayafa n'umuciro bantu Kayafa n'abaratwika bamugarura kwa Pilato bamugarura kwa Pilato tugende bamusirikare niko kavideo ndabona barakubita Yesu bamugirwa mwarageze abayuda bari ibo intego yabo kuko iminsi mikuru yarigeze bakavuga ati ku munsi mukuru tugira amategeko kuko ugomba kutubohorera umuntu umwe niguze hanyuma Yesu akaba ari umwana noneho bakaba batase murashaka ko mbabo kuko umugore aramaze kumubwira ijambo ryamuturutse mu mutima murashaka ko mbabohorera nde bakavuga ngo ahubwo tubohorere Baraba ubambe Yesu uzijakukiyeho biratera bakutaravuga ngo hariya amureba baravuze ngo bariya wigita ngo kuri umwana Yesu aramutima aramubwira ngo wakamwe umusirikare wari yarafata umwana aramubaza nawe ugapfa gusubiza urasubiza kwa nkaho mutazi ko umwana urasubiza n'agasuzuguro uwo umusirikare abakubise Yesu Pilato yamuha ikanzu n'ikamba ngo arangize abyambika Yesu bivuga iki yari bivuze kuko bisohoye Yesu wambika kwambikwa ikamba byavuga ko abaye umwana ubwami bwa Pilato burangiye hanyuma yambara n'ikamba bavuga ko umwana wabaye niko wiyita Yesu ntacyo asaba yaramubwiye gusa ngo wakamwe Yesu yaje kuvuga irindi jambo rimwe rya nyuma amuteye ibibazo aramubwira ngo iki gihe yaramubwira ati iki gihe ni imbaraga z'ubwami bw'umwijima aramubwira ngo ntabwo ari imbaraga zawe zikumpaye aravuga ngo ubushake bwa data wowe udafite imbaraga zo kumufata no kugira ugushaka aho baravuga ngo ni igihe cya Satani kiza gute kibasohoreyeho mwarangize amwambitse umwenda w'umuhengeri w'icyaha bivuga ngo Yesu bamwambitse ikamba bamwambitse n'umwenda w'icyaha abaye umwana noneho ubuhanuzi aba yaramwujuje atazi ibyo akora kumwambika ikamba yari azi kuko ari kumubabaza yari azi kuko ari kumwereka kuko atari umwana yitwa umwana atari umwana ari wo mwana ariko nawe ukaruzuza ubuhanuzi bwahanuwe kera ko Yesu azaba umwana noneho Yesu baramukubita rero nibwo bamujyanye Igorigota nibwo bamujyanye Igorigota ni ahantu bamanikaga abantu bakoze ibyaha abantu barushaho bazwi no kuvuga ngo umuntu wajyaga Igorigota yaba ari umwana wawe ntabwo gakoze tuvuge amen ariko Yesu ngo agenda azi icyo agiye gukora agenda yikoreye umusaraba abantu bamugenda inyuma awurwana abyuka kugeza ubwo yageze i Nyabihanga ngo ahagere hari ibisambo bibiri kimwe cy'umuyuda n'umuroma umuyuda aramureba aravuga ngo Yesu kumaze iminsi wigize katarabare kumukiza abantu uri wamamaye hano hanze none nawe ugeze aho ugera ku musaraba wakwibohoye wakwivanana ukatuvana wa muroma ngo aramureba areba mugenzi wo muyuda ibyo avuze aravuga ngo Yesu ufite ibyo azize twebwe Yesu natwe twebwe dufite ibyo tuzize Yesu ko ntacyo azira uratinyuka ukavuga ayo magambo ngo areba Yesu
aho uzazira mu bwami bwawe uzagenda. Amen. Byavugaga iki? Yesu yahinduye umusaya ngo aramureba aramubwira ngo ubivuze ko agiye ariko sikire. Amen. Mu mwanya mutoya Amen. turi bubane nawe muri paruwasi. Haleluya! Byavugaga iki kandi? Byavugaga ukuntu Yesu yashakaga guserukana iminyago imbere ya se mu bwami bw'Imana. Ni nko kuzuza igikombe yari aje gukora ku isi. Ni nko kuvuga ngo data naje icyo wantumye ngiki. Haleluya. Kwari kugira ngo yerekane aderane umunyabyaha umwe ari perezida abandi bose yacunguye ngo binjira mu bwami kugira ngo sikera. Haleluya. Nawe kuri paradizo ya data. Igiti cya kabiri byavugaga iki? Byavugaga gucungurwa kw'abanyamahanga. Iyo duciye bugufi twebwe buriya twagira kwatura tukavuga ngo uri umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Imiti ako kanya turakizwa, tukaba tubaye abakizwa, abakizwa, tukaba twinjiye mu bwami bwo mu ijuru. Yesu ngo atahana iminyago uwo munsi, atahana iminyago yatwara akavuga ati ndabitsinze ndabirangije, iyo wantumye ndabishoje. Nguyu data icyo wantumye ndakirangije. Niyo mpamvu yakoresheje hariya magambo arindwi yavuye ku musaraba. Sindi buyavuge, yaravuze ngo byose birarangiye, byose birarangiye. Abandi batukaramu banjye birarangiye. Shitani nawe ngo warumura amakuru areba avuga ati ndangize birangiye kwisha amateka yiwe arangiye. Ntaza amakuru. Naho hari abantu barwanya kutwanga utuntu bakavuga ngo aho ngo ku isaha ya kera ngo umwijima wamudikiye mu isi Yesu wacika ngo twebwe n'umucyo wacu watangiye. Amen. Aravuga ngo urupfu rwa Yesu ngo rumaze kuba kuri iyo saha twebwe ngo niho twaboneye ubugingo buhoraho. Amen. Bari bagenda bakomanga ibyo nibyo Yesu amaze kuvuga ngo birarangiye. Byari birangiye tumaze kubonerwa gucungurwa kwiteka. Yesu ngo ararangiza byose, aravuga ati byose birarangiye. Bivuge haleluya. Haleluya. Byose birarangiye, byose byarangiye. Yesu yararangiye. Mbona ndio tunaanza. Ni umunsi udasanzwe. Tuzamure Yesu cyubahiro. Niba warushe utarimo gutekereza Pasika neza, ndasaba umwuka w'Imana agufashe akuruhure amavuta Yesu aze mu mutima wawe. Haleluya. Icyo ubamutegura reka mutana aho Yesu yakoze wewe nzaka kandi avuga ni ndaza kwisubira muri mukoro. Aha mbere Yesu yavuye amaraso yakamba bamwanditse y'amaraso mu mutwe ku cyumweru ndabivuzeho. Amaraso atonya wa munsi yari mu ishyamba ry'Getsemane ngo abone ikamba azambikwa ngo ako kanya amaraso abanza n'ibyo batangira gutonya. Yarebye ikamba n'imisumari ngo agiye gukubita, arabyitegereza amaraso abanza n'ibyo batonya bamwambitse ikamba ry'amahwa. Amaraso yarashokerana. Byavugaga ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ari amaraso Yesu yavuye mu mutwe. Icya mbere ni uko imitekerereze kwari koza. Burya nta kintu Yesu yakoraga mu bw'izukuri. Ntugire ngo abantu baza bashakisha. Nta kintu Yesu yakoraga mu buryo bugaragara bw'umubiri bitari bifite icyo bisobanuye mu buryo bw'umwuka. Muranyumva neza? Buriya ni ukudasobanukirwa no kutamenya, ariko nta kintu Yesu kabazi kantu kose Yesu yakozeho nako yavuze kose n'ibitaranditswe muri Bibiliya. Yesu nta kintu yakoze cyose kitari gifite mini, kitari gifite icyo kivuga mu buryo bw'umwuka, kandi yabikoraga mu buryo futikari, mu buryo bugaragara. Yesu impamvu bamwambitse ikamba ry'amahwa ari amaraso yavuye mu mutwe.
izima. Nta kindi twakagombye gutekereza nk'abakristo. Twakagombye ni Pawulo yaravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo kandi mutekereze ngo imitekerereze ya Kristo. Pawulo yari babwira abakosayi kuko bari bafite inzego bari bariyubakiye inzego zigera kuri 29 ariko mu rwego Yesu baza kumushyira ku rwego rwa 28 habura rumwe ngo zuzure 29 arababwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo nk'uko yabwiye ab'Efeso nanone arababwira ngo mugire gutekereza kwa Kristo kuri muri mwe. Intekerezo zacu zigomba kuba zejeje mu yandi magambo. Woba kuzana akantu gapima uko muri kumutekereza. Hari bamwe batari manupe byose bitekereza ubona ko bitekereza mu bijya byiwe. Hari uwawe ati ntacyo nasize mu rugo, ejo nzajya mu kazi nzakora ibi n'ibi, ejo nzajya kurangura nzakora ibi n'ibi, ejo nzaza gusura kanaka. Nubwo buzima niko ibitekerezo bigenda. Iyo uri mu rusengero ukaba ukurikiranye ijambo ry'Imana ukajya utekereza ibya Kristo umuhano, ni umwuka w'Imana. Ni umwuka w'Imana wadufasha. Siko ni umwuka w'Imana wadufasha. Abandi barimo baratekereza kanaka ni data ariko kanaka ubundi arimo arapanga ibintu, abandi barimo barapanga kuroga, abandi barimo barapanga nta muntu upanga kuroga uri muhano. Mwese murapanga byiza. Tuvuge amen. Amen. Mwese turapanga byiza. Nibyo? Umwuka w'Imana ko turapanga byiza. Imitekerereze yacu igomba kuba imitekerereze yejejwe. Ubundi twakagombye kujya dutekereza. Pawulo yagiye abigarukaho kenshi. Ukajya utekereza kugira mugenzi wawe neza. Ukajya utekereza uko mugenzi wawe ashobora kujya imbere kandi ukabyishimira. Baho gutekereza uyu muntu kanaka. Buriya hari abantu baba bazi yabo bazi imyenda yacu uko tuyifite twese, akamenya ngo uyu munsi windiranye umwenda mushyashya, akamenya ngo hari n'abazi imyenda tubitse mu maboko. Wenda nk'ubu wanjye morano mbari imbere yawe wenda ushobora kumenya ibona se kagenda n'uwase icyumweru, ariko hano ngewe ntiwombaza kurana haba n'amazina yawe namwisinda nyuma. Ariko hari abantu bafite iyo mentalite niba abazi ngo aza amakoti ugira, aza amashati ugira, aza amakaruvati ugira, aza amapantaro agira, aza amakweto. Hari n'abandi bazi kugenzura cyane, bazi kumenya ngo iki cyumweru kwa kanaka bahashe ibintu. Yesu yamenye amaraso ye, amaraso yavuye mu mutwe wari kugira ngo intekerezo zacu zibe zejejwe. Nitekereze neza mu izina rya Yesu. Amen. Aha Yesu baramukubise bakora mu mugongo, baramukubita imikoba, barakubita. Niki byavugaga ko Yesu ari wikoreye intimba zacu. Yesu niwe wikoreye imibabaro yacu. Yesu niwe wikoreye byose n'ibyacu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ko Yesu yatwikoreye imitwaro yose. Yaravuze ngo twari duhetamishijwe n'ibyaha byacu, ariko Yesu kubwo gukubitwa kwe ngo twababariwe ibyaha byacu, twatuwe imitwaro yacu yose. Aha gukubitwa kwe mu mugongo ni naho tujya dukira indwara. Icyo ni cyo Yesu yakoze, yatuviriye amaraso kugira ngo ibyari biduhetamishije tugende twebe. Amen. Tuvuge haleluya. Tugende twebe. Yadutuye imitwaro, yaduhetamishije
Amen. yadutuye imitwaro yaduhereganisha none tugenda ariko si imitwaro uzi imitwaro y'imetabisha. Yesu ndagushima, Yesu ndagushima, Yesu ndagushima imirimo wankoreye. Ariko baba nuko sinzi ko mushobora guteka uzi inkoni bari kubakubitaho ninde wabivuze n'uriya mwana bari kubakubitaho ikajya batukana inyamuzi inkoni zabaga zifite iyi gahunda bavuga zabaga zifite iryinyo bari kubakubita imikoba yari irindwi barakubitaho bakongera bakazana Yesu aravirana kandi azajya ahagaze nawe n'imitomushi urimo urabyirengagiza ko ufite aho ugeze kandi ni Yesu wakugejeje. Urimo urabyirengagiza ko ufite ishimwe ni Yesu wishimwe. Ntabwo ari ubwenge bwacu, si imbaraga zacu, si amaboko yacu, si ubutunzi. Yesu tuvuge amen. Tuzamure Yesu cyubahiro. Haleluya. Munyakire tafadhali cyangwa murore Yesu yarazutse. Amen. Yesu yarazutse. Amen. Yesu yarazutse kugira ngo tuberwe ibyaha. Ahagati Yesu baramukubise wabibonye ukuntu bamukubita aragira no kukanwa kugira ngo amagambo yacu abe ari amagambo ameshe, amagambo atomoye ubwo bajya bavuga amagambo mazima. Twari abantu bajya bavuma abandi, hari abantu bagenza kuvumana. Hari umugabo wigeze gutanga ubuhamya bwo murozi arakizwa ngo arangize aravuga ngo abarozi bagira ibintu bitatu bajya bagendera. Aravuga ngo icyambere ngo bapimanya hagati y'igihe cyangwa isaha, aho niho bakunda gukorera. Kandi aravuga ngo iyo yapanze kujya kuroga nguko bugenda bwira kuko batajya barogaga ku manywa, abaroga ku manywa bafite ubundi buryo bwabo ndakubwira. Abaroga nijoro kuko amasaha y'amagenda yegera ya masaha nicyo gihe ngo nawe umise amasaha y'amagenda ngo umutima w'umuntu ugiye guhinduka kuko bugenda niko ugiye guhinduka akagira aho ahinduka inyamaswa ya saha yagera agasiga asinziriza umugabo cyangwa umugore akadomo yabaye umuntu. Niba ari umuntu yabaye ikindi kintu niko biza bimeze. Aravuga ngo cyaka ngo yaza kuroga ku manywa ngo bakoresha amagambo n'ibindi bakabyaturaho muri ya magambo. Ashobora kugaha agatangira neza, yajya kuza yajya kurangiza agakubita mu ijambo rimwe azi icyo yakoze. Niko bajya bakora. Iyo ni imikorere yabo. Kandi niba hari abantu hano mwabimenye barabatanga niko bajya bakora. Cyangwa akigenza mu rugo rwawe yamara gushika akaza ukagira ngo yaje gusura bisanzwe kandi akakuvugisha amagambo asanzwe. Ariko kubera gahunda afite n'umugabo afite agasiga atekuyemo ikijambo kimwe gihamanye n'ikijyanye n'imigambi yiwe ashaka gukora, wowe ntabwo ushobora kubitaho. Niretse ukagira ubundi bwenge y'Imana ishatse kumukwereka uzi utahura icyo yavuze neza cyane. Buriya niyo mpamvu Bibiliya niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ntugahoza akarenge mwa mugenzi wawe. Siko bivuga mu migani, ntugahoza akarenge mwa mugenzi wawe. Ujye umenya igihe cyo kumusura. Biravuze ngo hari igihe cyo gusura, hari igihe cyo gusura, hari igihe cyo guhobera, n'igihe kitari cyo guhobera, hari igihe cyo gutanga n'igihe cyo kwimana. Ibi byose ni umunyabwenge wabivuze. Niko ni bibi. Agasiga avuze ijambo rimwe iwe azi icyo yavuze. Buriya niyo mpamvu Bibiliya inatubwira ngo
amagambo yacu ararema ijambo ryacu na satani kwitwaza ko hari ubwami bw'umwijima hari ubwami bw'umucyo hari amagambo avugirwa mu bwami bw'umwijima n'amagambo avugirwa mu bwami bw'umucyo Yesu amaraso amagambo yacu yejeje ahakana Yesu yavuye amaraso mu biganza muzi ukuntu bamba bivuga iki aya maraso yavuye bivuga ngo imirimo yacu iba ari imirimo yejejwe amen tuvuge amen imirimo yacu iba ari imirimo yejejwe nibwo twasoma narangiza umurongo yavuze ngo ntazarushaho amaraso ntazarushaho guhumanura imitima yacu akayezaho imirimo impfu kugira ngo mubone ko muvuge amen kugira ngo mubone ko mukore Imana ihoraho imirimo yacu iba yejeje imirimo yacu y'abakristo iba yejeje icya gatanu birenge ingendo z'abakristo apana kugenda tugiye kuroba apana kugenda tujyana imigambi mibi tuvuge haleluya ingendo zacu ziba ari ingendo zejejwe apana kujyana n'akarenge ugiye ngo ugiye gutwara abamaze gusura abandi bakagenda bakavuga abandi bagafata isaha bamaranye niba ari amasaha bagafata amasaha abiri bari kubavuga abandi gusa isaha yose akabandi ko niguza wenda bavuga ku bindi bisanzwe ingendo z'abakristo tuvuge haleluya ariko reka kubaza kubera ko muri gukerezwa musenge kubera ko muri gukerezwa ariko mu kazi Yesu nakushima